Benshi baramusetse ubwo bumvaga icyongereza yasubije umunyamakuru mu marushanwa yo gusiganwa ku maguru ku rwego rw'isi. Amarushanwa yaberaga muri Pologne yahuzaga abatarengeje imyaka 20 ariko ntibyamuhuje guhesha ishema u Rwanda ubwo yazaga ari ku mwanya wa 20. Yitwa Myasiro Jean-Marie Vianney, akina umukino wo gusiganwa ku maguru. Uyu munsi yasuye Royal TV. Ikaze muri studio zacu Myasiro. Komera cyane. Tuguheruka uri muri Pologne harimo kubera ari amarushanwa, nyuma yaho waje kuvayo ndabona umeze neza cyane rwose. Meze neza cyane nta kibazo. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Ndabona ukeye nta kibazo na kimwe kabisa. Nta kibazo. Meze neza mubiri hose. Wakoze cyane rero kwitabira ubutumire bwacu kuza hano muri studio za Royal TV by'umwihariko mu gisata cy'amakuru. Mu mwanya tugenera abakunzi bacu tukaganira ariko nabo tukabaha umwanya bakagira bimwe mu bibazo babaza abatumirwa bacu. Ngira ngo mbere yuko dutangira kuganira reka tufate akanya tugaruke kuri video yafashwe ubwo ari muri Pologne mu marushanwa yo gusiganwa ku maguru mu batarengeje imyaka 20. Umunyamakuru akakubaza ikibazo cy'icyongereza, reka tugaruke ku gisubizo wamuhaye turaza tuganira nyuma. I'm here with Martin Mossou from Rwanda, 16 the 10,000. Take us through your race a while ago. Okay, thanks. Competition is difficult because Poland is cold, very. Rwanda is hot. Competition is very difficult because I'm cold. Okay, Poland is very culture, is very nice. Climate is high, cold is difficult. I mean, tell us about the experience you've had competing here at the World Championships. Okay, thank you. World champion. Me, I'm enjoying. Me, I have a problem because I'm not minima Olympic Games. Rwanda is difficult. It's difficult. Poland. Me, I have a time low. It's difficult. All right, thank you, Masiro, and all the best. Myasiro wari muri Pologne usubiza ikibazo cy'umunyamakuru yarakubajije uko bimeze mu rurimi rw'icyongereza. Myasiro, nyuma yaho iriya video ikwiriye hirya no hino abantu baragusetse, we wumva gomeze gute? Nta kintu byantwaye na gitoya. Kuko intego yanjye ari nagiye muri competition, nagiye muri championnat y'isi yo gusiganwa ku maguru, nagiye muri championnat y'isi yo kuvuga icyongereza. Icy'ingenzi nuko message natangaga ku bazi ubwenge barayumvishije. Kandi ikindi cya kabiri hari nagiye muri competition ya atletism, nagiye muri competition y'indimi. Kandi ibyo nagiyemo nabikoze neza, mbasha gukora agahigo record national, agahigo kaherukagaho muri 2004, mbasha kuba 11 rw'isi mu bantu bagize muri 36. Ibyo byari shema kuri nge, byari bihagije, ibindi byaje aradafagita n'abantu ntacyo bintwaye. Biriya ni ibintu ku bantu bakurikirana sport bazi ikintu bita atletism, nawe wari wese byamubaho. Abantu baragusetse n'ubu hari abo twahoze tuganira, bamwe mbabwira nti umunsi ndaza gutumira Myasiro, bakavuga wa wundi wavuze cya cyongereza, ubutumwa wahe umuntu uvuga ugitekereza wenda kuba warasubije kuriya kandi wari wagiye mu marushanwa nkariya n'ubu. Giye gutumwa naha umuntu yabagiseka, sinzi impamvu ariko sinanabyumvisha impamvu abantu batari bibyiza umuntu yakoze bagakota ku bibi. Hari ibyiza byabaye, ntago batekereje ko najeje mu gihugu, batekereze icyo nzi cyo kugera hano nkariya ni ibintu bigoye cyane. Yari championnat y'isi. Championnat y'isi ntabwo itabirwa na buri umwe wese. Kuba byonyine utabanje ngo natekereze impamvu nitabire championnat y'isi, ntago nagiye kukimenya ntago nagiye kuri invitation, nagiye nabikoreye natsinze ikarifiye muri Afrika njya rwego rw'isi. Gusa ubutumwa naha abantu mbere yo guseka bajya banza basishoze, barebe bareke kwita ku kibi, babanze barebe n'ikiza. Sino kuvuga ngo ni muri nge gusa, niba byarigeze kuba ku bakinnyi ba football bagiye guhemba muri Sekafa, nabo inkuru zarakwirakwiriye, nigeze gusoma gutyo na gutyo, bajye barebe ibyiza, niba barebe ibitego batsinze nabo bagiye ku byabaye bindi. Ikintu nk'ubutumwa naha abantu mbere yo guseka, mbere yo kujya gukwirakwiza ibintu, bajye banza bakore negotiation, barebe ikintu cyabaye cyabereye hehe. Kuko urebye nk'iriya video ukareba competition uko nari imeze no komeza kano kanya, imaze gukina mfite ibyuya,
meze buriya aho narindi nanjye ubwanjye ntago nari impazi. Ni ibintu mbese ni ibintu babigoranye cyane. Hari umuntu wenda ushobora kuvuga ati Myasiro se ubundi kugira ngo agere hariya adashobora kuvuga icyongereza, ubusanzwe ntago uvuga icyongereza? Icyongereza ndakivuga kiringaniye kuko ntago nakize nka section yanjye ko nize section ya Meg, ariko icyongereza ndakizi kiringaniye. Uravuga uti bize section ya Meg, ufite amashuri angana gute? Mfite amashuri 6 yisumbuye manite. Ubwo mukanya biraza kwinjira noneho kutwinjiza noneho mu kiganiro kirambuye, tubwire Myasiro ninde, nyuma yo kuva muri Pologne n'icyo urimo gukora, andi marushanwa ateganyije nayahe. Ariko nkuko nakomeje kubibwira abadukurikiye, bashobora kohereza ubutumwa bwabo banyuze kuri nimero WhatsApp iri kuri screen zabo, ndayibasomera ni 0781464383. Ubutumwa bwanyu turaza kugenda tubusoma. Reka ndebe niba harimo abafite icyo bashaka kubaza Myasiro baba batangiye kutwandikira. Uyu ati uwo mugabo namwishimiye. Undi ati turamushimira guhesha ishema u Rwanda, nibyo by'ingenzi. Undi ati mwiriwe, ati ni gute wanyumvisha ko umuntu ufite diplome yakwitwaza kwiruka nkaho ubumenyi yabukuye mu ishuri atarenga umuntu umuseka nawe ntabwo ari shyashya. Myasiro ubundi tubwire uri muntu ki? Hari umuntu ushaka kuvuga ati ubundi Myasiro yageze muri Pologne byagenze gute, uri muntu ki muri make? Ubundi amazina yanjye nitwa Myasiro Jean Marie Viana, nkaba mvuka mu muryango w'abana 7, mfite papa na mama, nkaba ndi umwana wa 7, mvuka n'abakobwa 6, nige umuhungu wa 7, ubwo nige bucura. Mvuka mu ntara y'Amajyepfo, mu karere ka Nyaruguru, mu murenge wa Busanze, mu kagari ka Kirangombe, mu mudugudu wa Gitwe. Ariko tuvugana umuryango wanyije ababyeyi banjye akabatuye mu karere ka Nyanza. Nkaba natangiye gukina imikino ya atletisme, ndi umwatlete, ndi n'umunyarwanda, ibyo nabyo wiruka usiganwa ku maguru. Nkaba naratangiye gukina imikino yo gusiganwa ku maguru muri 2013. Narayikinaga ariko nkayikina mu banyeshuri muri interscolaire, nza noneho kubona ko ari impano yantunga, nza kubona ko ari yo mpano yanjye, ibintu byose ndabireka byo gukina za football biki na atletisme gusa. Muri 2013 mu mpera nasohokeye u Rwanda bwa mbere mu mikino yabereye mu Bugande, ariko kubona impano bwo wabimfashijemo. Hari umugabo witwa Rukundo Johnson umfashana n'isaha kinkurikirana, yaramfashije, arankurikirana ngira inama, mbasha kuba umukinnyi ugeze aho ndi ubu ngubu. Ko numva ari bwo bwa mbere nasohokeye igihugu njya gukina imikino nyafurika ya cross country yabereye mu gihugu cya Uganda. Nyuma yabwo mvuyeyo mu kwezi kwa 4 nahise njya gukina imikino ya All African Games yabereye Gaborone muri Botswana. Mu kwezi kwa 7 njya gukina imikino yabereye mu Bushinwa ya Olympic Games Nanjing. Ubwo ni mu wundi mwaka nagiye gukina imikino yabereye Addis Abeba, imikino nyafurika yabereye muri Ethiopia. Ubwo niyo nagiye nyina za Tanzania. Imikino ni myinshi nagiye nkina, imwe ntabwo nubwo nyibuka neza, kugeza ubwo ni qualifié njya gukinira Championnat du Monde yabereye muri Pologne. Muri make utubwiye urugendo rwawe uko waje gutangira naho ugeze uyu munsi. Nyuma yo kuva muri Pologne, ibyo ari byo byose nubwo nabyita kwihagarara, uvuga uti bambajije icyongereza ntago ari cyo cyari cyanjyanye, siyo marushanwa nari ndimo, ariko se nyuma yo kuvayo noneho waba waratangiye kwiga icyongereza? Icyongereza natangiye kukiga, ariko kuba kukiga ntago navuga ko ari yenda ari ukubera ruriya rurimi ntandwe n'iki, nuko nabaje kubona Bruce, nabonye ishuri ryiza kiri mu college, ni ikigo cyiza kigamo n'abantu bigisha na za kaminuza, nta kandi nta wanga ubumenyi, igihe cyose ubumenyi umuntu abukeneye. Ndabizi icyongereza nzi ni gikeya, ni icyongereza kiringaniye. Niki tubwire mvugisha mu cyongereza gake umajije kwigamo tuganire. Ubwo sinzi ubwo twaganira mu cyongereza, sinzi nk'icyo wambaza yenda. Like you tell me, how are you feeling? Fine. How do you feel? How do you feel? Yes. It's difficult.
Difficult. Mm. How are you? I'm fine. You are fine, eh? Yeah. But you are feeling difficult. If you are feeling, I don't know, you feeling it means what? Feeling, I'm trying to ask you, how do you feel? When I ask you how do you feel, it's like, in which mood are you? Mood, Yes. mood are you? It's okay. It's okay. It is okay. Yeah. It is okay. Yeah. Okay. None Myasiro, ubundi nyuma yo kuva muri Pologne nyine uretse ibyo ngibyo byo kuba urimo kwiga icyongereza, ubundi birebana noneho no gusiganwa ku maguru, ese wakomeje imyitozo bihagaze gute? Imyitozo nayo ikomeje cyane. Imyitozo ni cyo kintu nkora, ni akazi kari professional kanjye. Ntago nayireka. Narayikomeje ko ari imikino myinshi umuntu aba ari kugenda ategura imbere. Shampiyona y'imikino ngororamubiri yarahagaritswe. Ariko umuntu akomeza agakora, urabizi ko iyo tubonye ikiruhuko nibwo dukora cyane. Hari ubutumwa burimo kugenda buza, yaravuga ati hahaha ndashimira kuba mwatumiye Myasiro, gusa staff yamuherekeje nibo bamurangaranye, baba baramufashije nimba atari ibanga ngo yize amashuri angahe. Wavuze ko yize amashuri 6 yisumbuye, arubatse. Wavuze ntago nubatse ndacyari umusore. Nago urubaka. Undi ati mwiriwe Innocent, utubarize Myasiro, akiga primaire yirukaga muri kangahe? Nkiga primaire ntago ninamenya kuba ntabwo nzi ko ari impano yanjye. Narivangavanga nkakina football, nkiruka nkakina volleyball, ariko ndumva nibuka neza ko nirukangaga ibirometero 5. Undi ati waduhesheje ishema, twe turagushimira, courage, komeza utere imbere, icyongereza kizaza natwe ntago twavutse tukizi, turagukunda. Bwo n'ubutumwa bwo kugutera akanyabugabo. Undi ati nitwa Justin Hodari, ndi mu karere ka Nyabihu. Icyo navuga ku byabaye kuri Myasiro nuko tuzakwiye kumuseka kuko ntiyaserukiye u Rwanda mu mashanwa yo kuvuga icyongereza, yagiye mu byo gusiganwa ku maguru. S'il vous plaît mu nyumve ntimumuseke, arimo kubwira abadukurikiye. Undi ati Myasiro yarabikoze neza, icyangombwa ahesheje ishema igihugu cyacu. Undi ati uwo musore ndamwemera, usibye icyongereza dufite n'abatazi ikinyarwanda kandi baravukiye mu Rwanda. Myasiro, ngewe reka ibingibi by'icyongereza mbiveho nkubaze, ibyo ari byose muri Pologne ntubuza kandi kantu kakugoye, ka kantu uvuga uti yes ngeze bwa mbere muri iki gihugu cy'amahanga, n'ahantu namenyereye, mbwira ikindi kintu cyakugoye hara muri Pologne. Muri Pologne byarangoye cyane, sinatinya kubikubwira. Twagezeyo ngerayo bucya akamara umunsi umwe nkahita nyina competition. Tugerayo tugera kuri hoteli bwije cyane nijoro, tubasha kubura ibyo kurya, ariko tuba tumwe n'abayobozi beza, abatoza, igihe wa federasiyo twari kumwe nk'umuntu akora delegation aritanga dushakira ibyo kurya bari bimwe by'Uburayi, biranatunanira shakira ku buryo yitanga yashaka za poresha. Ni ibiryo ntabasha kumenya rwose. Ni ibiryo bigoye cyane yazanye, ariko nyine bimwe by'abanyarwanda tubura mu ihangane mu bintwari, mumenye icyatuzanye. Mwaje mwambaye idarapo ry'igihugu, muhagarariye miliyoni 10 zingahe ziri hariya, mwumve yuko ibiba byose ejo muzakina. Ubwo abakobwa twari kumwe n'abakobwa 3 bagenda barajya kuryama, ariko ngiye baza kumbwira ngo wibuke ko ari umuntu wiruka nka metero nyinshi. Igihe nari mo niruka metero nyinshi, nukaga ibirometero 10, abandi biruka nka 5. Bambwira gerageza urye, ejo ufite competition. Ibyo byose birye ntago bikwica. Narihanganye ndarya, ndaryama. Buracya mu biryo byose wariye ntabwo ko na bumwe wibukamo? Ntago nabimenye, napfuye kurya. Gusa icyo nzi cyo nabonye yariye n'abatoza bararya. Uravuga uti ibyo ko byagenda kose ndeka ngiye, kuko natekereje numva ko ejo ntifite urugamba, ndibukine competition. Ntari bureke gukina, ntago nazamubwire ministre ngo ntago nariye, ngo narego nakinye kuko ntariye. Icyo ni ijambo nashobora kuza ngo mbwire igihugu. Ubwo narihanganye ndarya, ntekereza metero 10,000 nirukanka nguzenguruka stade Amahoro 25 kubayiza. Ibirometero 10 ni byinshi cyane, nawe urabyumva. Ntago ari cyo kimwe abakini 5 natekereje umva bakaturesha tunigice. Niyo waba waburaye wakwirukanka. Ko narariye n'abandi bakoramo gahoro kugende yihangana ndarya, umva biragenda n'ibyanere ngaruka.
nibyo kintu cyaba cyarangoye cyane ariko bwarakeye abayobozi bacu baritanga bati mudushakira ibyo kurya ibi n'ibi akafata amafaranga SG wa federasiyo yabajije kwitanga bikomeye atugurira imbuto turya imbuto kuri nagiye muri competition nta kibazo kandi yatubwira n'inama nziza tubwira ngo musibe mu mutwe ko mwaburaye nimushiramo ko mwaburaye ntago mwirukanga urumva nk'umuntu ni nakoze urugendo rw'indege n'urugendo rugoranye cyane aciye muri za mu Buholandi je nari nijyanye no mu ndege yanjye nyine navuye mu Rwanda nijyanye nicyo kintu none cyangoye indege bakatije amatike y'indege abandi ngiyewe n'umwana umwe turijyana abandi na delegation bose barajyana none nicyo kintu cyangoye cyane nageze Amsterdam ku kibuga cy'indege ikibuga kinini cyane ariko naho bisa nk'ibingoye gutya ariko kuri ikibuga ndimva n'icyo kibuga cya mbere cy'indege kinini ku isi ya Rurema niho giye naciye mu wageze ni nacyo kinini mu Holandi Amsterdam ndacyakora ikibuga cya mbere cy'indege kinini ubwo ngubwo mu rugendo naho ngaho hamvunyeho gato ariko ndayoboza mbona ngeze kuri gate nagomba gucaho nifite amatiketi y'indege ndagenda ngerayo ubundi nagoye n'urugendo aho gatoya narwo ntabwo wangoye cyane ngorwa no kuba twarabuze ibyo kurya tuhageze ariko umuyobozi wacu aritangara bidufashamo nibyo ngibyo nabi urakoze cyane Myasiro n'ubundi turacyari kumwe muri studio ubutumwa abantu barimo kugenda bohereza ibibazo bitandukanye uraza kudufasha ugende ubusubiza mu kanya wenda uraza no kutubwira n'ibindi birebana n'ubuhamya bw'icyo wigiye hariya muri Pologne cyangwa se muri rusange n'ahandi hose waba waragiye ni Royal TV mukomeje gukurikira turacyari umwanya w'amakuru arambuye n'amakuru mo koherezamo ibitekerezo byanyu turaza kubisoma ushobora no kudukurikira unyuze kuri wa3.Royal.tv/rw ni Royal TV mukomeje gukurikira turacyari umwanya w'amakuru arambuye nkuko nakomeje kubabwira muri studio turi kumwe n'umutumirwa wacu Myasiro Jean-Marie Vianney ni umukinnyi usiganwa ku maguru yamenyekanye cyane ubwo yajyaga muri Pologne siko bimeze mbere yaho ntabwo waruzwe hari bumwe mu butumwa bagiye bohereza butandukanye reka tugerageze kubunyuramo uyu ati nitwa Jean-Marie Vianney Mutobo uwo mutipe nakomereza aho kabisa mumumbwire ko mukumbuye cyane twakinanaga hitwaga mu Kimwama kandi dukunda Royal TV cyane Janvier Mutobo uyu muntu uramwibuka ndumva ntamwibuka neza ariko ubwo aho havuze hose ndahazi buriya ndaza kumutekereza ndamwibuka cyangwa utangiye kwirengagiza ntabwo ari ukubirengagiza ntabwo ari ukubirengagiza yitwa Janvier uyu yitwa Janvier ati haha Innocence uriza Myasiro turamwemera cyane undi ati Myasiro ufite inshuti y'umukobwa ufite inshuti y'umukobwa ibyo ni ibanga ni umuntu ubikubajije ngo ubu butumwa arakubaza ngo ufite inshuti y'umukobwa uzamusubiza Myasiro njyewe reka I suppose ko ufite umukobwa inshuti y'umukobwa reka mbifate nkaho ufite inshuti y'umukobwa ndayifite uramufite yitwa nde yitwa Wayo Clarisse Wayo Clarisse niba uri kurikiye Royal TV ngira ngo urumva ko Myasiro arakuronshinze kuri Royal TV Uwera Clarisse Wayo Clarisse fata umunota umwe umubwira utujambo twiza mu Cyongereza umwereke ko wageze Pologne umwereke ko urimo kwiga Icyongereza umubwira uti ibyo tubiziranyeho mubwira amagambo y'Icyongereza kereka urazi ko akurikiye Royal TV cyane rwose arayikurikiye niba atanayikurikiye hari abantu bari bumugeze ubwo butumwa iyo ndikumva ntari ngombwa nese washita mubwiye ubundi ahantu wari ugiye namubuze yari mu myitozo okay ngewe ikintu ngiye kugusaba ugiye gushaka amagambo y'Icyongereza umubwiramo kumukunda oya niba yaba ari nayo Kinyarwanda nta kintu na kimwe ushobora kumubwira hano none se uramutse ufite nk'umukobwa utereta utavuga Ikinyarwanda mbwira nk'amagambo wakoresha urimo kumubwira kumukunda wambwiye ngo urimo kwiga Icyongereza namubwira wenda yafite yambwira nyine ariko ubwo ushaka kwitegera kuri Clarisse ntabwo turi buyashyire kuri Clarisse we yambwira nambwira ko mugwaye love you sweet my honey ibintu nk'ibyo byose urakoze cyane Myasiro reka turebe
n'ubundi butumwa burimo kugenda buza. Undi ati hari umuntu uza ati ndi Justin Hodari ugarutse, icyo nagira inama Myasiro nuko yakwiga icyongereza ndetse agakora ikizamini cya TOEFL test. Urabitekereza cyane? Waba ufite muri gahunda? Undi ati mwiriwe, Myasiro yakoze ibintu byiza kandi niyemere ko afite ikibazo mu cyongereza, ahubwo namushimira kuba yaragiye kwiga. Ndamugushimira ko ndabyemera cyane. Undi ati okay, biragoye gusobanukirwa uburyo maji zikorwamo, gusa ntibyoroshye. Yagaruka kuri ya nkuru yindi. Undi ati undi mugenzi wa ati muraho, nitwa Daniela, uwo muhungu sinamugaya kuko nkuko yabivuze ntiyari yagiye mu marushanwa y'icyongereza, ahubwo yari yagiye kwiruka. So ntakirirwe ntakigore, yavuze ngo aragukunda. Nayo ndamukunda. Daniela ni umukobwa aho nicyo kwandika. Ushatse kuvuga ko icyongereza ubu ngubu uracyandika neza? Nta kibazo mfite. Nize nakoze examen national mu cyongereza, nize mu cyongereza ariko kandi ikindi cya kabiri buriya iyo umuntu stress iyo umuntu ahije kwirukanka ntabwo ameze nk'uyo atarangije kwirukanka. Icyongereza nzi ni gikeya, iyo bikubitewe n'umunaniro bihita bibyara ikindi kintu. Ariko nize mu cyongereza. Izindi ndimi urazivuga? Mvuga nta rundi rurimi mvuga Igiswahili n'Ikinyarwanda. Igiswahili. Kwa Kiswahili unaweza ukani tukazungumuza? Mazungumzo nini? Mazungumzo? Katika lugha ya Kiswahili. Nasema Kiswahili kidogo kidogo. Okay, ndumva ugerageza urakiza aho ngaho. Ati mwakoze kudutumirira Myasiro, mfite umwana umukunda cyane, ndi Nyamagabe. Inyamagabe barakuza. Naye ndabakunda cyane. Uno muntu w'inyamagabe atumye numva nakubaza niba aho umaje kugera hari umuntu ushobora gufasha, hari ibyo ari byo byose ikintu ushobora gukora, waba utekereza kwagura ibikorwa byawe byo gusiganwa ku maguru? Ndabiteganya cyane cyane mpereye aho mvuka iwacu mu karere ka Nyaruguru. Nzi ko hari abantu bafite impano nyinshi cyane. Nuko ubu nsa nkaho nyihuzeho na kuba ndangije kwiga secondaire ntabone nahagera, guteganya kwiga kaminuza. Nanjye nuko ndasa nkaho nkiri busy muri make. Ariko mu gihe nza mfite umwanya usesuye banumva nteganya gufasha abantu baho, nko barimo nk'abana nka babiri nafashije gutyo bagiye mu mikino ya FESA mu karere ka Huye aho nize. Nkunda gufatanya n'abayobozi babo, barampamagara tugafatanya abo bita America Louis. Bari guteganya gushinga equipe ya atletisme. Ndumva bigenze neza byanga bikunda mu kwezi kwa 10 hazabirushanwa mu mpera z'ukwa 10 yo kugira ngo bashinge iyo equipe. Ibyo byose nibyo batazi barampamagara, ibyo nzi nkabafasha. Nanjye ibyo ntazi nkegera nka deteni wa federation Ndacyayisenga Jean Pierre nawe namfasha akamenya imyitozo nkamubaza yenda nanjye abanagenda nkafasha abiwacu baho mu cyaro. Ako se bundi Myasiro, wenda turetse ibyo kuba waramenyekanye ugacana kano gahigo ukatembera mu bihugu bitandukanye ku maguru, we Myasiro bikumariye iki? N'iki winjiza? Gusiganwa ku maguru birashimariye kuko yenda ntaguhaye urugero rw'ibintu byinshi. Ntabwo nuri indege batamuye frais de mission. Yenda nka ubaze nk'ibigo maze kujyamo kandi ntabwo nyera batamuye frais de mission. Nkina ama competition mu Rwanda baguhanga biterwa na ari gihe banga $500. Biterwa na competition iyo ariyo n'igihe yenda uko kimeze. Kurabona n'ubuyobozi bugenda buhinduka. Muri ministeri bashyira itegeko ejo hakajya irengiri nk'ubadu mission z'abakinnyi yabo wa football, ha umwatlete abukina taekwondo barazihuje. Bivuze ko konte yawe yarabyibushye? Ntabwo ibyibushye amafaranga. Undi ati Myasiro courage kabisa, ariko rero examen national yo warayitsinze, your English is down but try yourself, uzabigera. Ngo examen national narayitsinze. Wagize amanota ngahe? Mfite amanota 39. 39. Ni menshi cyane. Undi ati ndashima Myasiro kuba yarakoze cyane kugera ku rwego yagezeho, ariko nagira ngo mwunganire ko mu gihe ageze ku rwego ashakwa n'umunyamakuru afite uburenganzira bwo gusubiza mu rurimi rw'Ikinyarwanda, umunyamakuru bwe akishakira umusemuzi.
kinyarangiriza hariya n'umuriya munyamakuru wewe ubwo giye nuko nandi ku ruhande nawe ntabwo yaremeye kwakandagira igihe yamfashe kuko ngira ngo ko abakinnyi baniza bagwa hasi nk'abazungu bankataga inyuma yarabonye bari bamaze kugwa hasi babyutse amfata ukuboko kuriya hariya nka SG yenda niba arakora delegation ntabwo ari yemerewe gukandagira hariya nta wundi muntu n'uriya munyamakuru nawe ni nikosa nava yakoze kunyekera interview hariya twagomba kubanza kareka nkaruhuka nkajya muri chambre d'appel abantu muri quorum bakanyaka interview. Ati nitwa Kalisa Myasiro naramwemeye rwose nubwo atumvaga icyongereza neza ariko yaragerageje. Ese ubundi Myasiro ubundi ibyari byo byose karaka video hari umunsi wakumvishije bwa mbere cyangwa wumva nkirangiza gukina competition nararuhutse njya muri chambre yanjye muri hoteli ndaryama nkangutse njya kuri YouTube impita nkasangaho nahise nkabo. Wabashe kumenya umuntu wagashyizeho bwa mbere? Ntago nabashije kumumenya ariko SG nyine n'abakinnyi twe turi kumwe barakabonye barambwira humura ibintu bigucinege wakoze kwatushije ishema ko n'abakinnyi bagenzi banjye bamwe baramaze gukina byanze kubera ikibazo cy'ubukonje ariko atarabaswa baritoje bihagije twanizeraga ko bashobora kugutsinda kwarambwira ati wihumura ibyo ntacyo bivuze cy'ingenzi watsinze ibindi nabyo tuzareba ukundi tugenze. Uramutse n'umuntu wagashyize kuri YouTube bwa mbere byagenda ntacyo ntabwo byanisha igihe cyanjye cy'ingenzi nuko nkora ibyo nkora bya Imana ikamfasha bigatera imbere ibindi bifata nkakuri. Urakoze cyane Myasiro, turakomeza tugane mu kanyonda turaza gusubiza nk'ubutumwa nka bubiri cyangwa se butatu ariko Myasiro tugikufite uzi gusoma inkuru wayisoma? Urimo kurebamo hariya neza? Urimo kurebamo neza? Ushaka kudusomera ya nkuru? Urasoma nk'uko ubona abanyamakuru babigenza nk'uko mbigenza maje gusoma inkuru nyinshi uri hano nyakira? Cyane bari ikizamini ariko ugiye kuba nyakira genda soma uko nsanzwe soma rwose nta kibazo. Imwe mu miryango y'abashakanye iravugwamo amakimbirane ashingiye kutumvikana ku mitungo ndetse no kwitana ba mwana mu kunoza inshingano z'urugo. Impungenge mu by'imibanire impuguke mu by'imibanire n'abantu zivuga ko leta yagakwiye kujya ibaza igasobanurira abagiye kubana bagasobanukirwa neza amasezerano bakora aho kwihutira kubaha gatanya. Reka inkuru irambuye tugezweho na Uwiringiyimana Patience. Urakoze cyane Myasiro. Urabona ko natwe nubwo bwose tuba turi hano akazi ntago kaba akazi afite ibintu bigoye. Biriya bintu biragoye arazamura akamanura bimwe nkahita mbibura yazamura ngira ngo byagiye urabona ko ni inkuru biragoye cyane. Niba wajya kureba televiziyo wenda utekereza ngo buri umunyamakuru arimo kumanuka biriya bintu ni ibintu bigoye cyane yakandaga bimwe nkagira ngo byagiye najya kureba hasi ngasanga ni ibindi bintu icyo kintu cyancangaga cyane. Reka dukurikire inkuru ku buryo burambuye yateguwe na Patience Uwiringiyimana. Ni inkuru ivuga kubirebana n'abakimbirane hagati mu miryango, amakimbirane abashingiye ku mitungo. Reka tumuhe umwanya. Izina rero ry'itsinda rigari ry'abanyamakuru ba Royal TV na Royal FM bagize uruhare mu gutara no gutunganya amakuru. Ndabashimira ko mudahwema kubana natwe. Nje Innocent Muvunyi mwabanye muri gahunda mwabikurikiye ko muri no gahunda y'amakuru twagarutse by'umwihariko no ku butumwa n'ibitekerezo mwagiye mwohereza. Mwagarutse cyane kubaza ibibazo Myasiro yari umutumirwa wacu. Ndabashimira ko mudahwema kubana natwe. Nje Innocent Muvunyi ndabarekera gukomeza kunogerwa na gahunda za Royal TV. Andi gahunda y'amakuru ndi ku munsi w'ejo saa 9 z'igitondo muri araharyana.